Tubaha ikaze abakunzi ba Igihe. Uyu munsi turi kumwe na Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph, aho tugiye kuganira by'umwihariko ku iteka rya Minisitiri w'Intebe rishya riherutse gushyirwaho rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze. Ni iteka ryavuzweho cyane by'umwihariko ryazanye impinduka ku ngingo zitandukanye nk'uburyo abarimu bashyirwaga mu myanya, imiyoborere y'amashuri n'ibindi. Ibi nibyo tugiye kugarukaho turi kumwe na Minisitiri w'Uburezi. Tuguha ikaze muri studio za Igihe. Rakoze. Minisitiri, reka dutangire ngira ngo wenda mbere yo kwinjira mu kibazo cyangwa se muri topic y'uyu munsi, mumaze hafi amezi 2 n'igice mugiye mu nshingano nka Minisitiri w'Uburezi. Nibwo tugize amahirwe yo kuganira namwe nka Igihe, ariko turajya tubase ni ibihe bibazo mwasanze muri ministeri, muri secteur y'uburezi by'umwihariko mu Rwanda, ndetse twavuga ngo ni izihe ngamba mufite muri izi nshingano mwagiyemo? Murakoze. Nibyo koko hashize amezi 2 nako agiye kuba amezi 3 mu cyumweru gitaha bari amezi 3 tugiye muri aka kazi gashya. Rero nejejwe no kuba uyu munsi duhuye tukashobora kuganira ku byerekeranye n'uburezi. Reka manze basuhuze abadukurikiye, abakurikiye ikiganiro n'abasoma ibyo ikinyamakuru cyanyu cyandika. Rero uburezi mu by'ukuri igihe nyakubahwa perezida yangiriye icyizere akanshyira muri uyu mwanya, ntabwo naje ari ukubakira ku busa. Hari abantu bari barabanje gukora akazi kenshi kandi gakomeye. Ibyo dukora byose rero twubakira kuri ibyo ngibyo. Rero nagira ngo mbanze mbashimire cyane cyane ubuyobozi bw'igihugu ibyo bwashoboye gukora muri imyaka 30 ishize. Ahanini iyo urebye usanga umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese ushaka kwiga ashobora kwiga. Iyi ni intambwe ikomeye ibihugu bikiya bigeraho, ariko ubu mu Rwanda umunyarwanda uwo ari we wese ushatse kwiga ashobora kwiga. Rero hari igihe tutatinda kuri icyo kintu kandi ari ikintu gikomeye. Nagira ngo bagira ngo ni ibisanzwe kubera ko bamazemo iminsi, ariko ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu tugomba kunezererwa ko iyo ntambwe twashoboye kugeraho. Ariko nanone hari n'ibindi tutarageraho. Urugendo ruracyari rurerure. Ireme ry'uburezi ntabwo riri aho twifuza ko riba, kuko Vision 2050 irashaka yuko u Rwanda rwubakirwa ku bumenyi. Rero kugira ngo tugire ubumenyi buhagije bwubaka iyo vision, birasaba yuko dukaza umurego mu byo dukora byose mu burezi bw'abana bacu. Rero ibyo ngibyo nibyo tuzubakiraho, nibyo tuzafatanya n'abandi bose, kuko nkuko mubizi uburezi n'ubwacu twese. Tugomba gufatanya tukubaka u Rwanda, tukubaka uburezi bw'abana bacu kugira ngo nabo ubwabo bazatange uruhare rwabo cyangwa zabagira uruhare rwabo mu kubaka igihugu. Reka twinjire muri topic y'umunsi by'umwihariko kuri ya stati nshya iherutse gusohoka igenga abakozi bo mu mashuri y'uburezi bw'ibanze. Ntabwo yavuzweho rumwe, harimo byinshi, wenda ntabwo navuga ngo byinshi byatunguye abantu, ariko byakiriwe mu buryo butandukanye. Mwatunyuraho muri make ubundi nizihe impinduka ziri muri iyi stati? Iyi stati nshya ubanje ukareba n'inyito yayo. Mbere hari stati yihariwe igenga abarimu, ariko yari abarimu gusa. Ariko ubu ngubu ni stati yigenga ariko ihariwe abakozi bose bo mu bigo bitandukanye by'amashuri. Ubwo rero usanga kugira stati imwe ireba abakozi bose birafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora nk'ikintu kimwe. Ubwo rero niyo mpinduka nakwita impinduka ya mbere ifite akamaro mu byerekeranye no gucunga amashuri. Ubundi bari bafite hari abagengwaga na stati y'abakozi ba leta isanzwe, abandi bakagengwa n'iy'abarimu. Abarimu bigisha mu ishuri bagengwa n'iy'abarimu, abandi bagengwa n'iya leta, abakozi ba leta muri rusange. Ariko ubu ngubu abakozi bose b'amashuri bari muri iyi stati nshya. Ubwo rero ni ikintu cya mbere twavuga ko cyahindutse. Ikindi ni kurebye iyi stati nshya irongera n'imyanya cyangwa se imirimo mu bigo by'amashuri. Urebye ubu ngubu twashyizeho umuyobozi wungirije. Ubundi twari dufite umuyobozi gusa, ariko ubu ngubu hari umuyobozi w'ikigo n'umuyobozi wungirije uwo muyobozi. Ikindi twashyizeho
ni umurimo w'umucungamutungo. uwo nguwo ntabwo wari uhari imbere ariko ubu ngubu uriho. Ibigo ntibyabaga bifite abantu barura imari cyangwa muravuga wenda nk'amashuri y'ibanze ngira ngo niyo aya mashuri ya primaire yo akenshi ntabo yagiraga. Ntawe yagiraga abo ngabo ba primaire cyangwa ugasanga atari umwe kuri buri shuri. Ugasanga rero imicungire itagenda neza ariko ubu ngubu hazaba hari umuntu kuri buri kigo ubishinzwe. Iyi stati rero niyo itumye bishoboka. Ahandi umuforomo, urazi ko nta foromo twagiraga. Umuforomo umuganga, umuforomo ye ushinzwe ibyo kurebera abana cyane cyane iyo barwaye mu mashuri. Ubu ngubu uwo mwanya uragenewe kugira ngo dushobore abana bashoboye barwaye bashobore kwitabwaho mbere y'uko umuntu abajyana ku bitaro. Azaba ari umukozi wihariye w'icyo kigo, nta byo kuvuga ngo wenda no kujya kumutira ku kigo nderabuzima kiri hafi aho ngaho. Oya, ni uwo ku kigo. Uwo mwanya ubwo uragenewe kuri aho ngaho. Umujyanama mu myigire n'imitekerereze nawo uwo mwanya washyizweho. Umubitsi w'ibikoresho, ubwo urumva iyo myanya yose yagiye yongerwaho n'iyi stati kugira ngo amashuri ashobore gukora neza. Ni muri ubwo buryo rero navuga ko iyi stati igenda ifasha muri iyo. Ikindi nakongeraho ni uburyo abarimu bashyirwaga mu kazi. Urazi ko abarimu bakoraga ikizami bamara kugera ku rutonde rw'abatsinze bakarugumaho imyaka 2. Ni ukuvuga ngo bagakomeza kurindira ko akazi kaboneka imyaka 2 batongeye gukora ikizami. Ibyo rero byateraga ikibazo nk'abana barangije nabo bakisanga kuri bagiye gukora ikizamini ariko hari urundi rutonde rwari rusanzwe. So rero dukoresha ibizamini abantu bamare kuri urwo rutonde umwaka umwe. Aho kubibiri mwayigabanyije kugira umwe. Noneho umwaka umwe nushira utarashobora gukirwa mu kazi, nukenera ko uzongera gukora ikindi kizamini. Ariko noneho abarangije nabo bose bahuriremo. Ubu ngubu niko bimeze. Uretse ko ubu ngubu turatekereza n'uburyo dushobora kureba niba icyo kizamini koko gikenewe, cyane cyane ko abanyeshuri bazaba barangije mu mashuri yacu agenewe ubwarimu. Ubwo ariko ibyo ngibyo ntabwo biri muri iyi stati. Muracyabisuzuma? Turacyabisuzuma. Ariko ubu ngubu niko bizajya bigenda. Ku byerekeye n'imyanya abakuru b'ibigo, ahangaha abakuru b'ibigo bazajya bashyirwaho na Minisiteri y'Uburezi. Bivuga ko Minisiteri y'Uburezi izajya ireba mu barimu uyu mwuga w'abarimu, ireba abishoboye ndetse babifite n'uruhushya leadership license, hanyuma bashyirwe muri iyo myanya. Ariko Minisiteri nayo ishobora no gushyira n'undi muntu utaturutse mu burezi mu gihe hari ubumenyi runaka dukeneye yenda tutabonaga aho ngaho twarebaga. Nabyo bizajya bijyaho. Ubwo urumva rero ni yindi mpinduka igiye muri ibyo ngibyo. Ubusanzwe abayobozi b'amashuri bashyirwagaho gute? Ubusanzwe abayobozi b'amashuri bashyirwagaho n'akarere. So ubwo rero ibingibi ni ukugira ngo twongeze transparency y'uburyo bikorwa. Umuntu wese ashobora gupiganwa kujya muri uyu mwanya, ariko hari nanone ibyo agomba kuzuza muri ibyo ngibyo. Ndetse ni nacyo gituma dushyiraho n'isuzumwa. Bagomba gusuzumwa nyuma y'imyaka 3 kugira ngo turebe bariho barakora neza, ese hari ubundi bufasha twabaha kugira ngo amashuri ashobore kugenda neza. Kuko urebye uruhare abayobozi b'ibigo bafite hamwe n'abarimu ni uruhare rukomeye cyane. Nibo bari kumwe n'abanyeshuri, nibo bamenya ko abanyeshuri bize, nibo bamenya ko abanyeshuri bariye, ko imibereho yabo imeze neza. Rero tugomba gushyiramo imbaraga ahangaha uburyo tubafasha n'uburyo tubagenzura ko bakoze akazi kabo. Tukiraho hari bamwe kuko stati imaze kujyaho, hari ikigo gishinzwe uburezi REB cyatangiye kwandika kigaragaza ko kigiye gukora isuzuma muri aba bayobozi b'amashuri ndetse n'ababungirije. Hari aho twabonye ko byatangiye bamwe bagira ngo byabateye ubwoba bavuga bati ariko mwari mukwiye kuduha igihe kinini kugira twitegure, ntabwo stati yasohoka mugahita mutangira kutugenzura. Aho ngaho navuga ubugenzuzi ntabwo bwari bukwiye gutera abantu ubwoba. Kuko ubugenzuzi bivuze iki? Ubugenzuzi bivuga ngo reka twumve uko ibintu bimeze, tumenye uko ibintu bimeze, turebe uburyo tubafasha. Iyo umuntu tugiye ku kigo, tuvuge REB igiye ku kigo igasanga
hari ibikenewe kuri icyo kigo ntabwo ari ukuvuga ngo umukuru w'ikigo agomba kwirukanwa oya ahubwo ni ukuvuga ngo tumufashe dute dumufashe gute kugira ngo abana bashobore kwiga kuko icyo twe tugamije ni ukugira ngo abana bige rero ntabwo bavuga ngo nguhaye umwaka kugira ngo witegure ngo ndebe ko abana biga oya abana bagomba kuba biga n'uyu munsi rero ubugenzuzi ni ukuvuga ngo bimeze gute twabafasha gute ese umuyobozi w'ikigo ariho arakora akazi ke tumunganire dute kuko twashyizeho n'ubwunganizi bwabo yenda aba ariho twihutisha icyo nicyo izi ngenzuzi zigamije ntabwo ari uko ntabwo nkeka ko abantu bari kubigiriramo ubwoba cyangwa se ngo usange bibahangayikishije ahubwo bari kubibonamo ko ari opportunity kugira ngo turebe uburyo amashuri akora neza kurushaho yego hejuru twabonye ko muri izi mpinduka harimo hejuru y'ikizami abashaka kwinjira mu bwarimu bakoraga cyanditse bazajya banakora ikizami cy'icyongereza ndetse binagaragara ko uwo ari wese isomo ryose waba ugiye kwigisha n'iki cyongereza kigasabwa kubera iki mwashyizeho ibi bisabwa nabyo byongewe mu by'icyongereza icyongereza ni rwo rurimi twigishamo cyane cyane mu mashuri ya leta rero kuko ari rwo rurimi twigishamo uwigisha agomba kukimenya kuko ntabwo wakwigisha mu rurimi utazi rero niyo mpamvu tuvuga tuti abarimu bagomba kuba bafite ubumenyi muri uru rurimi rubemerera kugira ngo bigishe niyo rero niyo mpamvu ibyo ngibyo byongewemo ariko hejuru y'ibyo ngibyo ni uko twashyizeho n'ingamba zibafasha kugira ngo bitegure nyine bashobore kongera ubumenyi mu cyongereza ari abarimu abanyeshuri bakiga kuba abarimu ari n'abarimu bariho barigisha ubu ngubu ubwo tuzashyiraho uburyo bwo kubafasha kugira ngo bongere ubumenyi bwabo mu cyongereza ariko nanone tunabasaba yuko nabo bashyiramo imbaraga iyo urebye cyane cyane amahugurwa atangwa ugasanga abarimu bamwe barayitabira abandi ntibayitabira cyangwa akaza akayitabira ariko ntashyiremo imbaraga yo kugira ngo yige ibyo ngibyo bya iyo mahugurwa amufashamo so muri icyo gihe rero turavuga tuti amahugurwa azaboneka azaba hari kugira ngo abarimu bashobore kongera ubumenyi bwabo mu cyongereza ariko nanone tuzabigenzura tumenye ko bashyizemo n'abakabo kugira ngo bashobore kugira ngo kuko abana ntabwo umwarimu uramwigisha icyongereza kandi akimwigisha nako imibare kandi ayigisha iyo mibare mu cyongereza niba we atumva icyongereza neza azabyigisha ate uwo mwana azamenya iki rero niyo mpamvu twashyize imbaraga cyane cyane muri cyo mu cyongereza kuko kizafasha abanyeshuri kwiga ese twabishyize mu kinyarwanda ko ari rwo rurimi rw'igihugu bagatangira kwiga mu kinyarwanda urumva n'ikinyarwanda nacyo barakiga ariko urebye u Rwanda no muri global economy cyangwa se ukuntu dukorana mu rwego rwa Afurika cyangwa se no mu rwego rw'isi yose turakenera urundi rurimi rero kwiga icyongereza no gushobora kugikoramo biha amahirwe abana b'abanyarwanda ku buryo bashobora gukora imirimo yo mu Rwanda n'imirimo yo hanze cyane cyane ko ubu ngubu ushobora kuba uri mu Rwanda ariko ibyo ukora ari bigenewe abo muri India cyangwa se abo muri Amerika rero ni ngombwa yuko ururimi ruri international turwongera mu byo twigisha no mu byo twiga yego muri stati bigaragara ko umwarimu uzagisindwa inshuro ebyiri ikizami cy'icyongereza azajya yirukana kubera yuko dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abarimu bahugurwe kandi tukaba duha n'igihe gihagije rero ntabwo nkiga ko abenshi bazatsindwa kabiri uzatsindwa kabiri azaba yashyizemo imbaraga no gushyiramo imbaraga kugira ngo utsindwe kuko uzabahaye igihe gihagije uzabahaye uburyo bwo kwiga kugira ngo ubimenye rero niyo mpamvu tubakangurira kugira ngo bashyiremo izo mbaraga kandi tuba twabahaye ibikoresho byose bikeneye kugira ngo bashobore kwiga hari n'izindi mpinduka twabonye ko ubusanzwe byasaga naho bitinda iyo umwarimu yajyaga mu kazi
kugira ngo atangire guhembwa ubone ibaruwa, ariko ubu ngubu twabonye ko umwarimu umuyobozi w'ishuri ari uzajya ugomba kugaragaza igihe yatangiriye gukora kugira ngo atangire guhembwa, bitandukanye na bya bindi byafataga igihe kugira ngo abone ya lettre yo muri Mifotra. Ibi byo bizongera iki ku bijyanye n'imicungire y'abarimu n'uburyo bitabwaho? Ngira ngo iki ngiki kizafasha abarimu cyane. Ubundi umwarimu ashobora kugenda agatangira kwigisha ariko akazandira rwa rwandiko ruvuye mu karere kugira ngo ashobore guhembwa. Hari igihe rero umwarimu yatindaga guhembwa kubera ko urwo rwandiko rutaraboneka, ariko ubu ngubu umwarimu azajya ashyirwaho ajye ku kigo agomba kwigishirizaho. Akihagera umuyobozi w'ikigo ahita abishyira muri systeme ko yahageze, agahita atangira guhembwa. Ibi ngibi rero icyo twabikoreye no kugira ngo abarimu batajya batinda guhembwa. Turizera yuko bizatuma icyo kibazo kivaho. Umwarimu akazajya agenda akagera ku kigo agatangira kwigisha, akajya muri systeme kugira ngo n'ukwezi kurangiye agahembwe. Hari muri izi mpinduka hari naho bigaragara ko uburyo bwo gushyiraho abayobozi b'amashuri ku bigo bifatanya na leta, ngira ngo byinshi dukunze kubona ni ibigo by'abihaye Imana, aho gushyiraho abayobozi na minisiteri izajya bigiramo uruhare, cyangwa se no kuba bakwimurirwa ahandi minisiteri ikabanza kubigiramo uruhare. Ibi byo aho ntibazavuga bati wenda muri kwinjira cyane mu mikorere yacu. Amashuri ahabwa inkunga na leta, ubundi kugira ngo iyo nkunga iboneke tubanza gusinyana amasezerano. Muri aya masezerano rero haba harimo ibyo mikoranire hagati ya leta n'ayo mashuri. Iyo rero urebye nk'uko nabivuze kare, uburyo umukuru w'ikigo na ruhare umukuru w'ikigo agira kugira ngo imyigishire ibe myiza ku bigo ni ikintu twumva ko tugomba kubiganiraho n'abo ba nyir'ishuri, kandi no mu busanzwe nibo bamushyiraho, ariko bamenyesha minisiteri ko bagiye kumushyiraho, bakatubwira n'uwo ari we. Ubu ngubu turavuga tuti kubera ko twashyizeho izi ngamba zo kuvuga ngo umukuru w'ikigo azagomba kuba afite iyi license, leadership license, nabo uwo mukuru w'ikigo cyabo azagomba kuba ayifite. Twavuga yuko hazaba ubugenzuzi bw'abakuru b'ibigo, nabo bagomba kugenzurwa. Urumva rero ko hari uruhare minisiteri ifite muri abo bakozi. Ariko ntabwo ari ukubavangira, ntabwo ari ngo nitwe tuzatubategeka uwo bashyiraho, nibo bamwihitiraho, ariko natwe tugomba kubigenzura kugira ngo turebe ko yujuje ibikenewe. Kuko ibyo bigo n'ayo mashuri yigisha Abanyarwanda. Rero inshingano dufite ni ukurebera ko abana b'Abanyarwanda biga neza kandi bigishwa neza. Ni muri ubwo buryo rero tujya dufatanya nabo kugira ngo tugenzure, kugira ngo making sure yuko aba bayobozi b'ibigo koko bakwiriye kuba ari abayobozi b'ibigo. Yego Minisita, dusoza tariki 13 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka u Rwanda ruziziza umunsi mpuzamahanga w'umwarimu. Nube utumwe mugenera abarimu by'umwihariko, ariko se ubundi uyu munsi usanzwe umwarimu mu Rwanda ahagaze gute? Icyambere nabwira abarimu nuko mu by'ukuri uruhare rw'abarimu mu burezi ni ndasumbwa. Rwose abantu bose bari mu burezi tuzi neza akazi abarimu bakora. Ni akazi katoroshye, karakomeye. Uba ufite abana benshi muri classroom yawe, kandi ugomba kureba yuko bose bize neza, bashobore gutsinda. Rero turabibashimira, tushima akazi bakora. Ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abarimu bashobore gufatwa neza. Urebye nko mu myaka 2 ishize, abarimu bongerejwe imishahara ku buryo busumbije abandi bakozi ba leta. Imishahara yabo yongeza, yego koko yari iri hasi, kandi ni nayo mpamvu nyine leta yashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo izamuke. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo murazi ko turafite na Mwarimu Sacco dukomeza gukorana nayo kugira ngo turebe uburyo tuyongereza imbaraga ishobore gufasha abarimu gukomeza kubafasha. Kandi dushyiraho amahugurwa, noneho twashyize n'iyi stati nshya yo kugira ngo ikomeze kubafasha. Ibi byose no kugira ngo tuzamure uyu mwuga w'ubwarimu,
kuko mu by'ukuri abarimu nibo bari hejuru muri iyi segiteri uretse abanyeshuri. Rero turashaka gushyiramo imbaraga no mu cyumweru gitaha igihe tuzihiza umunsi mukuru w'abarimu nacyo tuzaba tugamirije ni ukugira ngo tubereke uburyo tubashimira kandi ko umwuga wabo ufitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda. Ugarutse ku barimu, ariko ngira ngo abarimu ntabwo bakora bonyine, ababyeyi bohereza bariya abana, ababyeyi bakurikirana kubara abana ibyo abarimu babahaye bo ntabwo uriya munsi babibonamo. Mu by'ukuri uriya munsi twavugaga ni uw'abarimu, ariko ababyeyi ahubwo bazaza dufatanye gushimira abarimu, kuko abarimu badufitiye runi nk'abanyarwanda ariko nk'ababyeyi nanone. Ariko icyo navuga ni uko ababyeyi nabo bafite uruhare rukomeye, kuko ababyeyi nibo bamenya ko abana babo bagiye ku ishuri, nibo bakurikirana kugira ngo bamenye niba abana babo bize. Ahangaha nakangurira ababyeyi ko bagira uruhare, babaza mwarimu umwana wanjye ariga ate, babaza umukuru w'ikigo ati umwana wanjye aza ku ishuri nk'uko namwohereje, ese haba hari ikintu ingorane cyangwa ikibazo baba bafite nabafashaho. Kuko abarimu batagize uruhare ngo babaze amashuri ndetse babaze na minisiteri, ababyeyi rwose ababyeyi bagomba kugira uruhare mu burezi bw'abana babo. Ni nayo mpamvu twegera abanyamakuru nk'amwe kugira ngo n'ibi biganiro bikomeze bibeho, ababyeyi babigiremo uruhare, abarimu babigiremo uruhare, abakuru b'ibigo babigiremo uruhare, ndetse n'abanyeshuri. Burya n'abanyeshuri bafite uruhare mu buryo bwabo bwo kwiga. Turabakangurira gukorana umwete, kuko ntabwo bashobora gutsinda batakoze. Rero turabakangurira kugira ngo bakore, n'ababyeyi babakurikirane. By'umwihariko ko nabonye ko mu mitsindire mu mashuri yisumbuye muri uyu mwaka byaragabanutse cyane. Ngira ngo byatewe na bwa buryo bwo kubara amanota, ariko bigaragara ko abanyeshuri nyine bakwiriye kongeramo imbaraga, tukava kuri kiriya kigero bikigera hejuru. Yego, kubera ko urebye Vision 2050 navuze, irashaka yuko twongere ubumenyi mu bana, mu banyeshuri. Ubwo rero ntabwo dushobora kubigeraho abanyeshuri badakoze. Rero niyo mpamvu tubakangurira kugira ngo bakore, ndetse tubaha n'uburyo bashobora kubikora, n'uburyo dushobora kubafasha bakarushaho kwiga. Ibyo byose birahari, ariko ntabwo dushobora kubigeraho batagizemo uruhare. Ababyeyi nabo bafasha abana bakabakangurira no gukora. Rero uruhare rw'ababyeyi n'abana ntabwo umuntu yarwirengagiza. Minisitiri, ngira ngo reka tubashimire kuri iki kiganiro cyiza muduhaye. Murakoze cyane. Dushimira n'abakurikiye ibiganiro byacu, nakagaruka kuri iyi gihe.